Umwami Kigeli IV Rwabugili akimara kwima ingoma ntiyazuyaje, yatangiye kwambuka n'amazi magari ajya gutera ibihugu biri hakurya yayo. Aho yahereye bwa mbere ni ku kirwa cy'Ijwi. Ijwi rikaba ikirwa kirumbaraye mu Kivu rwagati. Ahangaha rero havuka amatsiko yo kumenya uko Rwabugili yateraga mu Bunyabungo yambukiranyije Ikivu n'ingabo ze. Rwabugili yari yarakoranyije amato y'intambara yagombaga guhashya ibirwa byo mu Kivu no kwiganzura Ubunyabungo bwo hakurya y'iyo nyanja. Amato y'intambara y'u Rwanda yaragabwemo imitwe ine. Itatu ya mbere igizwe n'ingabo zo ku Ijwi, arizo abajegezi batwarwaga na Mugenza, hakaba inkeramihigo zatwarwaga na Mwana, n'ibidakurwa byatwarwaga na Gikera kenshi. Undi mutwe waremwe n'ingabo z'abanyakinyaga aribo abahurambuga batwarwaga na Nyankiko. Buri mutwe w'ingabo wabaga ufite amato y'intambara agera kuri 300. Hari n'amato y'umwami. Mu bitero byo hakurya y'Ikivu, umwami yarahuruzaga akari mu mutwe wa 5 ariwo witwaga umutwe udasanzwe urwanaho rukomeye. Ayo mato y'indoha yari afite amazina yayo. Iki ni igice cya 3 cy'amateka y'umwami Kigeli IV Rwabugili, ari nacyo cya nyuma. Umwami Kigeli IV Rwabugili yakomeje kugaba ibitero byinshi mu mahanga agamije kwagura u Rwanda. Ndetse Rwabugili amaze gushyira mu rugo we Sakara ho mu Gisaka, ingoma y'ingabe y'Igisaka nibwo yanyazwe igambaniwe n'umutware Kabaka ka Kayagiro. Ubwo rero Igisaka cyegukira u Rwanda burundu. Hari n'ibindi bitero byinshi bitandukanye umwami Kigeli IV Rwabugili yagabye. Igitero yise icy'amazi cyari kigamije gukangara Indorwa yari imaze kunyaga ubushyo bw'inka z'u Rwanda, muri izo zitwaga Umuhozi. Cyiswe igitero cy'amazi ku mpamvu y'imvura y'Urushyana yujuje imigezi igakuka, ingabo zikabura aho zimenera. Hari kandi igitero cyagabwe hafi ya Rwicanzige, cyari kibasiye gucogoza ubukubaganyi bw'igikomangoma cyo mu Ndorwa cyitaga Rugaju, cyahigiraga kuyogoza u Rwanda. Ubwo icyo gitero itsemba Ndorwa kirayihashya mpaka Rwicanzige. Igitero cya 3 nicyo muri Rito, ingabo z'u Rwanda zari zibasiye igikomangoma Nkoronko, zishinga ibirindiro ku nkiko y'u Burundi, zitera Rugigana umutware wo muri Rito rya Nyaruguru h'i Burundi. Ushobora gutekereza ko umwami Kigeli IV Rwabugili amaze kugaba bino bitero 3 tumaze kubabwira yaba yararekeye aho. Oya da, yaje kugaba n'ikindi gitero, akigaba ahantu bita Butembo, ariyo Goma y'ubu, wari umurwa mukuru w'ingoma y'Ubuhunde yari iherereye mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru muri Kongo. Abami b'icyo gihugu bari Abahunde. Amateka akaba atagaragaza neza ingoma y'ingabe y'icyo gihugu. Umwami w'Abahunde wamamaye cyane ku mwaduko w'ingoma Nyiginya ni Muvunyi wa Karinda, wivuganywe n'igitero cyagabwe na Kigeli IV Rwabugili. Igitero cyari icyo kumvisha Muvunyi wa Karinda. Umwami Kigeli IV Rwabugili amaze kwivuna Muvunyi wa Karinda ntiyarekeyeho, uko yagabye ikindi gitero cyo ku Ijwi. Ibitero byo ku Ijwi byagabwaga mu mato. Iki gitero cyari kibasiye umwami wo ku Ijwi wishwe na Rwanyonga rwa Mugabwa mbere. Nyuma y'igitero cyo ku Ijwi haje ikindi gitero cya Gikore ho mu Kigezi hafi ya Kabare hagengwa na Uganda. Iki gitero cyahurujwe na Nyirimigabo kugira ngo yongere igihugu cy'Abagina. Ni nacyo cyazanye ubwoko bw'ibijumba biri mu Rwanda. Mbere yaho hari Gafuma gusa. Ntugire ngo kandi ibitero byarekewe kugabwa, kuko nyuma y'igitero cyari kigamije kurwanya umwami w'Ubunyabungo, ubw'Abashi baneshaga igitero cy'Abanyarwanda cyari kigizwe n'imitwe 2 gusa, maze abacitse ku icumu bagobokwa n'umurishyo w'ingoma zasukiye ku nteko zigakanga Abanyabungo. Hagabwe ikindi gitero cyo ku Kanywiriri hafi ya Muzimu, hari igishanga cy'Urufunzo cyari inkambi y'ingabo z'Abanyabungo. Iki gitero cyari kigamije kwihimura, maze Abanyarwanda barwana inkundura batwika urugerero rw'Abanyabungo, ariko isayo yatuma afata Kanywiriri. Nuko umwami Kigeli IV Rwabugili ategeka ko bahagarika imirwano, maze ingabo zunamura icumu. Ntibyarekeyeho kandi, hahise haza n'igitero cya 2 cyo ku Ijwi. Icyo gihe ngo umwami Kigeli IV Rwabugili yari yarigaruriye Ijwi byaramuyobotse.
maze Nkundiye waryo aza kurigandisha. Iki gitero cya kabiri cyo kwijwi cyari kigamije kwibasira icyo kigande. Nkundiye amaze gushoberwa, ingabo zimusatiriye, aho yahungiye mu kirwa yiroha mu Kivu. Nyuma yaho habayeho n'igitero cy'Ubushubi ngo Kibogora, umwami w'Ubushubi yamaze gutanga, yasimbuwe na Nsoro. Rwabigimba, umwe mu bavandimwe be, atangiye kumurwanya. Nsoro yitabaza umwami Kigeli IV RWABUGILI. Kigeli aratabara. Rwabigimba araneshwa, ahungira bugufi bwari ubw'i Burundi muri ibyo bihe. Ibintu ntibyarekeye aho. Baje n'ikindi gitero cyagabwe mu majyaruguru ya Bukavu. Iki gitero cy'Abanyarwanda ngo cyasaga n'igisonga Ubunyabungo bwari bumaze kuzahazwa n'amapfa. Muri iki kibariro u Rwanda haje gutera Muryamo, Ubushita n'Imvunja. Haje kandi n'igitero cyo ku Rusozi. Icyo gitero cyo ku Rusozi ariyo Bukavu y'ubu cyari kigamije gufata Mpiri, Rutaganda n'umugabekazi Mugeni, kikanyaga ingabe y'Ubunyabungo kugira ngo u Rwanda rwigarurire by'imvaho Ubunyabungo. Rutaganda na nyina bari barahungiye ahantu ho mu majyepfo y'Ubunyabungo, nuko gifata Mpiri umugabekazi, Rutaganda abagaragu be baramucika. Utekereza se ko byarekeye aho? Oya da. Ibitero byarakomeje, maze haza ikindi gitero karundura kibasiye Ntare wa IV Rwamigereka, umwami wa Nkore wari waranyeze inyambo z'i Rwanda, agatwika ingoro y'umwami hafi ya Nyagatare. Kigeli Rwabugili yari Bunyabungo n'ingabo ze. Yabanje koherezayo Nyamuhenda wa Kajeje n'umutwe yarayoboye witwaga Ibisumizi. Ageze aho nawe atera Nkore, yigarurira mu Rwambarara. Rwamigereka yari yarahunze, amenesha imigugu y'Abanyankore, agarika ingogo. Imbunda zabo zahindutse ibifuma. Urugendo rwe rwatangaje abantu benshi, kuko nta muntu wigeze arugenda mu bamubanjirije bose. Urugendo rwo kuva i Bukavu, Bunyabungo, ajya mu Nkore yarukoresheje iminsi 3 n'amaguru, dore ko atari akikoza abahetsi. Igitero kibasiye ingoma ya Nkore cyabaye asaga mu mwaka w'1894, akaba aricyo gitero cya nyuma cya Kigeli Rwabugili. Kikaba n'igitero gisoza ibindi byose u Rwanda rwagabye mu mahanga. Nyuma y'intambara nyinshi umwami Kigeli IV Rwabugili yarwanye agamije kwagura u Rwanda, umwami Rwabugili yaje gutanga. Atangira ku Kivu cy'Inyamasheke kwa 15 Nzeri mu mwaka w'1895, amaze kuzahaza amahanga. Azize umwambi yarashwe n'abashi mu gitero cya nyuma yagabye ku ijwi. Ingabo ze ngo zari intwari cyane, ndetse ngo zararwanaga bikabije. Ariko icyo gihe siko byaje kugenda. Icyo gihe ngo habaye icyorezo cyane, kuko haguye abagaba b'ingabo bakomeye 3 barimo Rwanyonga, Nyamushanja na Nyemigabo. Hanaguye ingabo nyinshi, kuko ahaguye abagaba bakuru 3 birumvikana ko haba haguye ingabo nyinshi. Muri uko gutanga kwe ni habiri bakomoye umurishyo witwa Inyanja, bawukurije ku bitero bitagira ingano yagabye hakurya y'Ikivu. Rwabugili yabaye umwami waramye imyaka myinshi ku ngoma. Mu myaka 42 yamaze ku ngoma, yagabye ibitero 45 byo kwagiriza amahanga. Abazi neza amateka ye bavuga ko ntawapfaga kumubona mu gihugu, kuko iteka yiberaga mu mahanga, aho yabaga yagabye ibitero byo kwagura igihugu. Ikindi twavuga ahangaha ni uko nyuma ye nta mwami wongeye kugaba ibitero byo kwagura igihugu, ko mu isoza ry'ingoma ye byahubiranye n'umwanduko w'abakoloni. Gusa umwami Kigeli IV Rwabugili Abanyarwanda bakomeje kumwogeza mu ndirimbo n'ibisigo kubw'ubutwari yagize ku ngoma ye. Urugero twatanga ni nk'urwa Rujindiri wagize ati: "Inkotanyi cyane yabyirutse neza, ntimukangwe na cya cyuzi ubwo twakinyijemo amato." Mu mwaka w'1895 kandi ubwo hatangiye imvugo igira iti: "U Rwanda ruratera ntiruterwa." Kubera ko u Rwanda rwari rumaze kuba igihugu gikomeye kandi cyubashwe mu karere, mu by'ingabo no mu mitegekere, biturutse ku miyoborere myiza y'umwami Kigeli IV Rwabugili. Aha niho dusoreje amateka y'umwami Kigeli IV Rwabugili.
Niba warakunze aya mateka kuri like witwereke. Niba utarakora subscribe kuri channel, kora subscribe kugira ngo utazicikwa n'amateka y'u Rwanda nyura kuri channel, imigani, nsigamigani, ibisakuzo n'ibindi biganiro byose byigisha umuco nyarwanda. Naho ubutaha, bye bye.